Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu bosanga kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, kagenda wandika igisozo cyanyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine A B C D, ugahitamo igisozo cyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubitsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ikizame gishya bakoze bashyizeho ugihita ukibonera gugiye kugira isomo rishya je kukwigisha. Murabiza amasomo menshi ngenda mbigisha nayo muba mwanyandikiye muri comment, nawe ari ikintu ukeneye ko nkwigisha wacyandika muri comment nkazagikurikizaho kugira ibyo byose ugihita ubibonera kugiye. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira kuri 0789 935 16 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyitwandikiraho ukanayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizame nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe nuko abo muri kumwe wenda nta muntu wagusobanurira uhari. Giye mpita ngusobanura, serivisi yo kugusobanura bari ubuntu kugira ngo ubyumve neza, kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Iyo nimero ushobora no kuyinyandikiraho cyangwa ukayimpamagaraho ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko bitewe n'akazi ukora, bitewe nuko wenda kuza mu ishuri ngo twigane byakugora bitewe no kuri kure cyangwa bitewe n'impamvu z'akazi. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ingahe. Murabizi hari ikigero umwana akeramo agakubagana cyane ku buryo ushobora kureba hirya gatoya utwaye ikinyabiziga umwana akaba arakubaganye, akaba yagukoresha impanuka, ukaba wateza abandi bayobozi ibyago nawe ukabyiteza. Kandi bino byago byo mu muhanda imodoka ziba zakora, ibinyabiziga biba byakora, harimo n'ibyago byo kwa wabura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ukareba uyu mwana afite imyaka ingahe kugira ngo ntimushyire imbere. Hano batubwiye ngo rero birabujijwe kumutwara imbere iyo adafite imyaka ikurikira. A iravuga imyaka 10, B ikanga imyaka 12, C ikanga imyaka 7, D ikanga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo harimo indi myanya nuhe mwana niye myaka umwana babujijwe aba afite ku buryo atemerewe kuba yakwicara ku ntebe y'imbere. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika kwa papuro. Ese igisozo cyanyacyo ni A imyaka 10, ese igisozo cyanyacyo ni B imyaka 12, ese igisozo cyanyacyo ni C imyaka 7 cyangwa igisozo cyanyacyo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika kwa papuro. Hano igisozo cyanyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisozo cyanyacyo nta kindi ni B imyaka 12. Umwana uri munsi y'imyaka 12 ntabwo aba yemerewe kuba yakwicara ku ntebe y'imbere iyo harimo indi myanya yakwicaraho. Ndakeka ko yaramaze kugihitamo, ndakeka ko yaramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. A ikavuga ngo ubuso ni umweru, B ikanga ikirango ni umutuku n'umukara, C ikanga ikirango ni umweru n'umukara, D ikanga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iyo bavuze ngo ese icyapa gifite amabara asute, iyo bavuze amabara y'icyapa bavuze niba ari umuzenguruko, niba gifite umuzenguruko ukaba ufite ukavuga ibara rigize uwo muzenguruko, ukavuga ibara rigize ubuso, ukavuga n'ibara rigize ibirango. None bari kuvuga ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara asate. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cyanyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko bino bibazo n'ubundi nibyo bazababaza, nuko baba babicurikiranyije. Ikintu ubusabwa kugira ukore rimwe uhita utsinda nuko warabonye imyitozo myinshi ihagije kugira ngo nugerwaho uzahite ukora rimwe uhite utsinda. Ese igisozo cyanyacyo ni A, ese igisozo cyanyacyo ni B, ese igisozo cyanyacyo ni C cyangwa se igisozo cyanyacyo ni D. Hano rero igisozo cyanyacyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cyanyacyo nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabona ko bari bakojeje amabara y'icyapa, none hano bivugiye ngo ubuso ni umweru. Urumva bavuze ubuso gusa, bavuga no ku kirango. Kuri B no kuri C bavuga ku birango gusa, ntibavuga amabara agize icyo cyapa yose hamwe. Niyo mpamvu hano igisozo cy'ukuri ari D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. C gatatu ikavuga ngo mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Utwaye ikinyabiziga, utwaye imodoka baraguhamagaye, ese wakora iki? A iravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara, ariko
kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, B ikaba ngo kutayitaba, C ikaba ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba, D ikaba ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri, B ikaba ariyo kutayitaba ndetse no gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ese hano wabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisobanuro cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko mwese abenshi twagiye mu modoka. Ese hari umuntu wigeze agutwara ari kuri telefone? Hari umuntu wantwaye ari kuri telefone agenda ari gutongana, ahubwo nari ndi kwibaza niba arangiza y'amahoro. Rero nkatwe twiga amategeko y'umuhanda, nkatwe turi kuyiga, ni ukuzabyirinda. Hano rero igisobanuro cy'ukuri ni ikihe? Hano igisobanuro cya nyacyo nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ikintu uba ugomba gukora ni ugushyira imodoka iruhande ukayitaba. Nimutwara abantu mwebwe mwere kujya muvugira ku matelefoni mutwaye abantu. Niyo mpamvu hano igisobanuro cy'ukuri ari C, gushyira imodoka iruhande ukitaba telefone ukabona gusubira mu kinyabiziga cyawe ukongera ugatwara, kugira ngo urinde abo utwaye ndetse urinde n'abandi bari gukoresha umuhanda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye guhindura icyerekezo, ese ugiye gukata usubira inyuma, ese wakora iki? Aravuga ngo gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo ngo nk'ibinyoteri. Beka ngo tegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, cyangwa ukareba ko hari ibyapa bitakubuza. Hari ibyapa, hari ahantu wagira ukaba utemerewe guhindura icyerekezo bitewe n'ibyapa bihari, bitewe nuko biri kukubuza kuba wahindura icyerekezo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo ndetse no kwitegeza niba uri ahantu hari icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. D ikaba ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo na C ntabwo ariyo. Ese hano wabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisobanuro cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano cya nyacyo ni A, isanzo cya nyacyo ni B, isanzo cya nyacyo ni C, cyangwa isanzo cya nyacyo ni D. Hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Ugiye uhindura icyerekezo, ese wakora iki? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo kugira umenyeshe abandi bari gukoresha umuhanda icyo ugiye gukora, no kwitegereza niba aho ugeze hari icyapa kikwemera kuba wahindura icyerekezo. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kibabaza ngo iki cyapa cyerekana, ese icyapa cyerekana iki? Kitegereze neza, gifite ishusho ni mpande eshatu, ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, ahubwo ishusho ni mpande eshatu. Ukuntu turi kukibona turi kubona gifite ishusho ya mpande eshatu. Umuzenguruko usute, umuzenguruko hano usa umutuku, ntabwo ari umururu, ntabwo ari umuhondo. Umuzenguruko, iyo bari kuvuga umuzenguruko ni hari aho umutuku wari kuvuga. Ibirango ni iby'umukara, kubona ko ari umukara. Ubuso ni bura bw'umweru, cyangwa bakavuga ngo ubuso bwera. Ese kino cyapa gisobanura iki? Cyerekana iki? Hano hari ibisubizo biba waduhaye, ugahitamo iso cya nyacyo ukacyandika ku papuro. Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Iyo video namaze kuyikora y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, ushobora gusubira kuri YouTube channel yacu ukareba iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, harimo ibiburira, ibitegeka, ibiranga, ibibuza n'ibindi. Noneho ubonye utari guhita uyibona vuba, ushobora guhita unyandikira kuri 078 935 13 nkayiguha, ni mu gihe gitoya kitarenze iminota nk'ibiri. Iravuga ngo iki cyapa cyerekana ifungana ry'umuhanda. Beka ngo iki cyapa cyerekana umuhanda unyerera. Seka ngo iki cyapa cyerekana umuhanda utaringaniye. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma cyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo igiso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese niso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa gisobanura ngo icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa gisobanura ngo icyago, hari icyago kidasobanuye ukundi. Rero hano kwa bino bisubizo bavuga ngo D ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, biba bigoye guhita mbabwira igisobanuro cya nyanya cyo. Ariko nka hano ku byapa, kubera byo mbabizi, kino cyapa gisobanuye ngo icyako
hakaba hari icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa bagishyira ahantu akenshi hari ibyago bishobora kuba ari byinshi, wenda ku buryo batakubwira ngo uragenda wenda ngo hari umuyaga w'intambike ngo ugende wishyizemo ngo ni umuyaga w'intambike gusa, ahubwo wenda ugasanga hari utwago tugiye dutandukanye, hari utubuye dushobora guhanuka, hari wenda nk'utunyamaswa dukunda kwambukiranya umuhanda, hakaba hari utwago tugiye tuba twinshi. Urumva bahita bashyiraho kino cyapa kugira ngo kikubwire ko ugomba kwirinda kuko hari icyago gishobora kugutungura. Ariko kubera hari utwago twinshi dushobora kuhaza aho hantu, ntibahite bavuga ngo icyo cyago ngo kiraba ari ubu bwoko, bashyiraho kino cyapa kimeze gutya. Ndakeka ko rero usobanukiwe. Ikibazo rero cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki, nacyo kimeze nka kiriya cyo hejuru, bitandukaniye ku birango. Na kino gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Urabona ko ari akantu kihese. Ese kino cyapa kivuga iki? Hano hari ibisobanuro bine baduhaye, ugahita mbiso cyanya cyo ukajyandika kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ikoni iburyo, B ikavuga ngo kazamuka gashinze cyane, C ikavuga ngo kamanuko gashobora gutera ibyago, D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ikaba ariyo akazamuko gashinze cyane, na C ikaba ariyo akamanuko gashobora gutera ibyago. Ese hano muri igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanya cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cyanya cyo ni A, ese igiso cyanya cyo ni B, ese igiso cyanya cyo ni C, cyangwa se igiso cyanya cyo ni D. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Hari igiso cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hari igiso cyanya cyo nta kindi, igiso cy'ukuri nta kindi ni ikoni iburyo. Urabona ko kino kirango kirimo akantu gahese ariko gahiteye iburyo. Urabona ko bisobanuye ngo ikoni iburyo. Iyo uri kugenda mu muhanda ukabona kino cyapa, bari kukubwira ngo nurenga ku icyo cyapa, ikoni rya mbere urageraho riraba riri iburyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko wari wagikoze. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo moroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarura rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Ikavuga ngo volomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo amavatiri y'ifasi, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano ikintu nagusobanurira nta kintu cyitwa akagarura rumuri. Akagarura rumuri ubwako ni kaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rukubiseho gahita kaka bitewe nuko gasa. Iyo gasa umuhondo urumuri rw'ikinyabiziga rugakubitaho uhita ubona katse umuhondo, kaba gasa umutuku ugahita ubona hatse umutuku. Nk'ikinyabiziga iyo giparitse nk'ahantu ari nka nijoro gifite utugarura rumuri, iyo ikinyabiziga cyawe kiri kugisanga hagakwita ubwo rumuri, uhita ubona ko hari ikinyabiziga nyine, ugabona utwo tugarura rumuri turatse. Habaho n'irangi ngarura rumuri, aho bashobora kurisiga nko ku muhanda hari ibintu bashaka kwerekana, wenda bashaka kwerekana inkombe mpimbano z'umuhanda kugira ngo umenye wenda bitewe n'ubutumwa bashakaga gutanga. Ubwo ndakeka ko akagarura rumuri, ibikoresho ngarura rumuri, irangi ngarura rumuri umenye ukuntu bimeze. Ubwabwo ntabwo byaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rukubiseho biraga. Hano babona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanya cyandika kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika kwa papuro. Ese igiso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igiso cyanya cyo nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika kwa papuro. Ino pikipiki rero ni nka zino zisanzwe, ariko yo ibifite uruntu rumeze nk'urubox ruri mu ruhande, abantu bashaka kubishyiramo utuzigo tutaremeye, cyangwa se mu bihugu byateye imbere njye mbona batwaramo n'abana. Ubwo rero ino pikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande ubwo murayimenye, ariko hano igiso cyanya cyoho ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko bari bamaze kugihitamo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga.
ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo iso cyanyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga mu metero 200, B ngo metero 100, C ngo metero 85, D ngo na igisubizo cy'ukuri kirimo mbibusa ko metero no rugero rw'uburebure, kilometero no rugero rw'uburebure, santimetero no rugero rw'uburebure, metero imwe bingana na santimetero 100, kilometero imwe bingana na metero 1000, kilometero imwe bingana na santimetero 1010. Ukamenya guhindura ingero kuko izino ngero bakunda kuzibaza. Ndakeka ko mugenda mubona ibibazo byinshi niba mugenda mukora ira myitozo tuba twashyizeho bivuga ku kilometero runaka, bakavuga santimetero runaka, bakavuga metero runaka. Ese hano buri giso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhita igiso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hari igiso cyanyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo, tegereze neza, kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ese ibihe bipimo biba bitarenza? Iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Bekavuga ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Sekavuga ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Bekavuga ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ese hano urabona ibisubizo by'ukuri ari ibihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cyanyacyo cyandika ku papuro, hanyuma uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cyanyacyo ni A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Ese igiso cyanyacyo ni B, uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ese igiso cyanyacyo ni C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. cyangwa se igiso cyanyacyo ni D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cyanyacyo ndetse na B ikaba ari igiso cyanyacyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igiso cyanyacyo yandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhita igiso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano ese igiso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cyanyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, ikinyabiziga kiba gifite moteri, kiba kiri kugaragaza umuvuduko uri kugenda ugenderaho mu saha. Ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo uba ufite uri kubireba, bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu saha uraba ugiye kilometero runaka. B nayo ikaba ari igiso cyanyacyo, uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo romoroki ziritse ku kinyamitende, volomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na volomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Tekereze neza uhitemo igiso cyanyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. Bekavuga ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. Sekavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga na igisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igiso cyanyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cyanyacyo ni A, ese igiso cyanyacyo ni B, ese igiso cyanyacyo ni C cyangwa se igiso cyanyacyo ni D?
Hano rero ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenza 4 cyangwa amatungo magufi arenza 6 mu nzira nyabagendwa iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Hano iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga umuyobozi wo mu nzego za leta, ahubwo bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, umuntu utwaye ikinyabiziga. Ese utwaye ayo matungo arenza 4, amatungo maremare arenza 4 cyangwa amatungo magufi arenza 6 aba agomba kugaragazwa gute? Igihe ari nijoro umuyobozi w'ikinyabiziga atareba muri metero 200 ngo abe yabona ayo matungo, areba ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa risa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi, beka ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikaba ari igiso cya nyacyo, na B ikaba ari igiso cya nyacyo, D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo yandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ntabwo uri kureba muri metero 200. Aho uri kugenda ugana hari amatungo, ngo byagenda kose hari ukuntu aba agomba kugaragazwa kugira ngo ataguteza ibyago. Harimo amatungo maremare arenza 4 cyangwa se n'amatungo magufi arenza 6. Hari ukuntu aba agomba kugaragazwa kugira ngo weho uri kuyasanga utwaye ikinyabiziga ube wayabonera kure, kugira ngo umenye. Urabizi amatungo nta bwenge agira, umenye ko nuyageraho wenda uragabanya umuvuduko, cyangwa wabona hari itungo ririmo ryasaze ukaba wahagarika ikinyabiziga bakamanza bakaritambuza. None biba bigomba kugaragazwa gute ayo matungo? Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igiso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta kuntu ayo matungo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura hari metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi mwese ejo bundi mu kwa 7 ukuntu mwabonaga biriya binyabiziga ukuntu byagendaga mu muhanda, byatonze imirongo, byagiye bigabanywamo amatsinda. Iyo bitonda byose hamwe byari kurenza umurongo wa metero 500. Niyo mpamvu babigabanyijemo amatsinda. N'ayo matsinda ariko bagabanyamo ntabwo bagomba kurenza metero 50. Metero 50 z'ayo matsinda y'ibinyabiziga biri kugenda ku murongo, no hagati yabyo hakagenda habamo metero 50 z'umwanya nyine basizemo kugira ngo bagabanye ayo matsinda. Ndakeka ko muri kubyumva. Ariko ngo ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hano rero itegereze neza, uhitemo igiso cya nyacyo, cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha gukosora kino kizame, iyo ubonye ugize amanota menshi ukomerezaho, ntabwo wirara ngo uvuge ngo uri umuhanga cyane ngo ubure gukosora ibindi bizame. Ariko niyo wabonye wagize amanota make, bikwereka ko ugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo ukosore byinshi, kugira ngo uzabone imyitozo myinshi ihagije. Murabizi no bibazo nibyo bagarura kugira ngo ukore rimwe utsinde, nuko uba warabonye imyitozo ihagije. Niyo mpamvu twashyizeho ino channel kugira ikizame cyose gikozwe mujye muhita mukibonera ku gihe, kugira ngo nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Aravuga ngo ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije, mbega ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije ndetse n'ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese bino bibazo kino binyabiziga byo bitagomba gukurikiza rira hame ryo kuvuga ngo niba biri kugenda ku murongo urengeje metero 500 ngo bigabanywemo ibice,
ngo nta by'amatsinda atarengeje nayo metero 50 ni ibihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano iso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igiso cyo kuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana ko bigomba ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye intera yahagaragara igomba kuba nibura, ese igomba kuba ingana ute? Hano itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyo yandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo metero 50, B ikavuga ngo metero 120, C ikavuga ngo metero 150, D ikavuga na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyo yandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese iso cyanya cyo ni C cyangwa se iso cyanya cyo ni D? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni D, na giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ikinyabiziga cyawe cyagize ikibazo, hari bibaye ngombwa ko witabaza ubundi buryo bwo gushyiraho ibizirikisho cyangwa n'ibindi bikoresho by'inziga. Ese hano bavuze ngo ibyo bizirikisho biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? A iravuga ngo gatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B ikavuga ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C ikavuga ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kunyura ku biziga bindi uretse ku kibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hari ahantu biba bitwemewe kuba wanyura ku modoka, kuba wanyura ku kindi kinyabiziga, kese ku bifite ibiziga bibiri. Ikifite ibiziga bibiri ubwo bari kuvuga ni nka volomoteri, ni nk'igare ndetse wenda n'ipikipiki ariko idafite akanyabiziga ko mu ruhande. None bari kuvuga ngo kunyura ku bindi binyabiziga, kunyura ku binyabiziga bindi uretse ku binyabiziga by'ibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hehe sasa? Aravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iteme ni kimwe n'ikiraro. Beka ngo hafi yaho abanyamaguru banyura cyangwa ukaba uri kugenda uri kunyura naho wegereye usatiriye aho abanyamaguru banyura. Seka ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi cyangwa akaba ari ahantu hari ibice by'umuhanda bimeze nabi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Deka bivuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ikaba ariyo B, ikaba ariyo na C, ikaba ariyo. Ukaba bwo kunyura naho bikaba bibujijwe hafi y'iteme iyo umuhanda ufunganye, ndetse hafi yaho abanyamaguru banyura, ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Hari abone iso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho aburi hose mu gihugu. Bityo ukora uratwandikira kuri 078935 1623 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya ukeneye ko kwihugura mu gihe gitoya, wenda bitewe nuko uri kure utabona ukuntu uza mu shuri. Tuba dufite document zagufasha kugira ngo ukore rimwe utsinde.
niyo mpamvu ugomba kutwandikira kugira ngo tukwigishe mu buryo bwa online. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kuyandika abapapuro n'iso cyanya cyo nta kindi ni de. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo nta mategeko yo kugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ubwo ari kuvuga za Ritiko, za Rakorombe n'izindi agence. None umuvuduko ntarengwa ni uwuhe? Aravuga ngo kilometero 30 mu saha, bikaba kilometero 40 mu saha, se kaba ngo kilometero 25 mu saha, de kaba ngo kilometero 20 mu saha. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. So cyanya cyo yandika abapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite iyo uri kugenda utwaye ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu saha. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika abapapuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni kilometero 60 mu saha. Umuvuduko ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kilometero 60 mu saha. Niyo muvuduko ziba zigomba kutarenza. Ndakeka ko wari wamaze kugitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika kwa papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda bigenze gute? Aravuga ngo biteganye, be ikaba ngo ku murongo umwe, se ngo A na B nibyo biteganye cyangwa ku murongo umwe, de kaba ngo nta gisoho cy'ukurikiyemo. Bibutsa ko video yo kubimenyetso bimurika nayo namaze kuyibakorera, aho ibinyabiziga biba biri kuyoborwa n'amatara uko ari atatu, ari ryo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Iyo video nayo namaze kuyibakorera, uyikeneye wanyandikira ahita nyigwa mu kanya gatoya, cyangwa usura kuri YouTube channel yacu ukayireba. Naramaze kuyishyiraho. Hano rero iso cyanya cyerese ni ikihe? Ese ni A biteganye, ese ni B ku murongo umwe, ese ni C A na B nibyo, cyangwa ni D nta giso cy'ukuri kirimo? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano iso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi rero ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ese ni ibinyabiziga bigomba gukorerwa isuzuma buri mwaka, bakabisuzuma bakareba ko bidashobora kujya biba bitajya mu muhanda ngo bibe byateza ibyago. Iravuga ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. Ndakeka ko mugendamo bibona bira binyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Beka ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu bitarengeje toni 3.5. Ibintu bya toni ni urugero rw'uburebure, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ndeka ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bira binyabiziga dukoresha turi kubigisha gutwara imodoka. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese murabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hanyuma iso cyanya cyo yandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese iso cyanya cyo ni C cyangwa se iso cyanya cyo ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, B ntabwo ariyo na C ntabwo ariyo. Niyo mpamvu hano iso cyanya cyo ari D nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni ikawa kilometero 25, B ikawa kilometero 70, C ikawa kilometero 40, D ikawa na giso cy'ukuri kirimo. Ibintu byo kuvuga ngo na giso cy'ukuri kirimo nababwiye impamvu biba bigoye, kandi baravuze ngo iyo nta mategeko awugabanya. Rero hari igihe wahagera ugasanga ho nta amategeko, hari amategeko akubuza kuba wagenda ku muvuduko runaka. Niyo mpamvu guhita mvuga ngo igiso cyanya cyo hano ngo ni ngo hano ngo kitari ngo leta nyibabwira. Hari igihe uba wagera nyuma ukagera ahantu ugasanga wenda hari icyapa kikubwira ngo ntushobora kurenza uyu muvuduko, ubwo kiri kugutegeka. Ubwo rero cyo uri kugutegeka wenda kutarenza kilometero 30 mu saha, ushobora guhita uvuga ngo none ko yari yarambwiye ngo ni kilometero 80, ukabura vuze wenda
ngo twaribeshye cyangwa iki. Niyo mpamvu hano biba bigoye guhita uvuga ngo igisozo cya nyacyo. Ibibazo bimwe na bimwe nk'iby'ibyapa by'amabara cyangwa iki byo mba nababwira igisozo cya nyacyo aho ahari de, ariko ku by'ibipimo kilometero runaka mu saha biba bigoye guhita nababwira igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A kilometero 25, ese ni B kilometero 70, ese ni C kilometero 40, cyangwa ni D nta gisozo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ndakeka ko isize turi gushaka tuzayikiraho. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha cyihutirwa, ushobora guhita unyandikira kuri muri comment, ukabyandika muri comment ati uzantegurira isomo ku matara, uzantegurira isomo ku birometero, ukabimbwira mpita mbikora, mpita mbikurikizaho. Cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, tuba dufite dokima zagufasha tukakwigisha online, naho twandikira kuri 0789351626. ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu ku masaha meza wifuza, tugufasha kubona kode, tukagenda tuguha n'amakuru ajyanye n'igihe uzakorera, tukaguha n'amakuru ahagije ahantu uzakorera, tukakurangira waba utahazi. Ikindi cyo no kubibutsa gukanda subscribe kugira ikintu gishya cyose nshyizeho mujye muhita mukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.